inzu yanyu mwagize ntabwo ari itorero baje kunsura. baje gusura batiri bitabo ntabwo muva ahangaha ni muva ahangaha wowe uratanga na miliyoni 2 kwanza umenye. Uyu mugore ntaryamana n'umugabo we. Nase uyu mugore bamuhindukiza mu buriri avuye gusenga. Umugore gusenga ntabwo bamuhindukiza mu buriri gutyo gusa se. Uri mukuru uyu mukobwa ni ikihe kintu cyaba cyarakujemo ukimara kubona uyu mukobwa ari kuvuga amagambo? Nigeze kurakarira mama wanjye ndetse nabwo naramwanze. Ndamurakarira kanyavuga ko mama ukunda nkubita ubundi uyu ni mama ni muka data niki. Mama wanjye yarambabaje mbana n'igikomere mama wanjye yanteye. Ndakwanga na moti kugongeye hariya nacaho nkagenda. N'ikiriyo cyawe sinzakizaho. Kuki amusize ku ndaya kuki atamugenga mujugunye muri toilette. Ubu ntabana tuzi Slim Jesus. Yes, reka mbahereze ikaze bakunzi bacu mbese mbifurize kugubwa neza muri mwese impande zitandukanye z'igihugu ni Slim Jesus TV. Turi kumwe na boss wa Scale Media yacu TV. Wanyuma ngo turi kumwe na Scale Media yacu. Scale Media yacu. Ibintu bya boss wa urushoka kari nge boss. Chano ni yawe sha. Sure. Cyangwa uragira ngo bazanyirukane. Nawe nyiri chano. Abantu bo kwa Sirimu bari banyisha ariko. Bari bakwisheje bone baragututse. Ariko we. Bakuzaga iki? Mwabaye iki? Ngo navuze Miki. Yes, we bega abantu. Kuki abanyarwanda mudakunda ukuri ariko? Kuki badakunda ukuri? Ikibazo nuko ari kumuvuga nabi. Ahubwo buriya nuko ibintu mba navuze hari ababa batekereje bakumva. Bigeze mikoro hejuru. Bakumva byahura n'ukuri ariko badashaka ko kuvugwa. Yego. Ariko ubundi ukuri nabo baba bakumvise. Kuri baba bakumvishije. Ariko iri kugaya umwana w'umukobwa nk'uri buri kwirwanaho nawe ubukosheje. Nesa ari kwirwanaho ni ngombwa ngo umuntu yirwanaho mu mafuti duceceke turebere ngo nuko umuntu yirwanyeho. Erega ibintu tuba turi gukora wamubona turi kubyara. Yego. Uri kwirwanaho yego ariko uri kubyara ufite umwana w'umukobwa. Yego. Ese ibintu uri kwirwanamo mu buryo uri kubikoramo bafasha copy paste bakakubwira ngo ibi bintu nibyo bizaba ku mwana wawe. Wa celebrate ukavuga ati Imana ishimwe umwana wanjye zaba neza. Wumvisha amajwi y'uriya mukobwa avuga ati abana bakobwa kandi nawe haryo ntabwo urabyara. Ngende umukobwa ndisuge. Ngo baramutse bagiye kugupima bakajya gupima bakaza icyuma kijya gupima ngo abantu ngenda zavuye. Erega reka mubwire nimba uri umufemeri warabyaye sibyo inzira wabyayemo abantu muhura nabo muganira kenshi abantu bagukunda na abafemeri bagenzi bawe cyangwa se nabantu bumva umuntu wakuyemo inderega ameze nk'uwabyaye. Okay, ntago bihura kimwe. Tuhenda tuse nk'abaganira. Hari ikiganiro nabonye wo bita Miki yakoze n'ubundi aho kwa Irene arimo aravuga ku bafemere nyine avuga aho gutyo. Ibyo narindi kuvuga. Impamvu nari mvuze gutyo ngaba yimva nk'uwabyaye aba yarakoze inzira zijya mu kubyara. Ariko wenda umwana ntamukure mu mwana akitaba Imana sibyo ariko ntago ari isugi. Rero ntimukarebe abantu umuntu ni bya bindi bari bateye amabuye Vestina ngo burangara twite gashatsa akiri umwana ubundi uko byakabaye bimera umuntu yakabaye avuka agakura ukiga wamara kwiga ugashaka umugabo then ukabyara. Ibi system mwazanye rero cyo kumva ko umuntu utabyaye wese ahubwo ari we gihomora gute kubera ko wabyaye ufite brand yo kuba utari isugi waratakaje ubukobwa bwawe waramaze kuba umugore kandi tutazi umugabo wakugize umugore uri kumva ubwo ngubwo twebwe dufite ikosa kubera ko nta bana dufite noneho ubu umuntu wese ugiye kujya ubu kubera ko mfite imyaka 20 nayirenga 26 irenga ndi kugenda mu muhanda ntafite umwana ubwo ni ikosa ndi igihomora ikosa wowe ubwo nakuyemo inda cyagusanga izo wakuyemo nta wazibara. Kuki mwumva ko twakuyemo inda rero nuko abamuganira bose ari abantu bakuramo inda nuko abamugendana n'abafemeri bagenzi bawe. Ngiye sindi umufemeri nzaninjye kuganira nzaganira n'abakobwa bagize gute n'abakobwa bagenzi banjye batarakuramo inda bakira amasugi bazi ko bategereje kuzahura n'abagabo babo. Uri kumva abo nibo batwebwe namwe mwe proud yuko mwabyaye mukabyara nyine mukabyaririwa nta kibazo pe mukaba femeri natwe turi proud yuko tukirinze ubukobwa bwacu. Yes. Kandi izo nda ntazavuyemo pe utwo tumashini nituze hanyuma bapime turebe ntago twese mwasanga twarabaye nkamwe mwasanga turi abakobwa umukobwa agatambuka avuga ati uriya mukobwa ni isugi ukumirwa kubera ntago uzi ko bibaho nta kintu biziho. Twiganirire rero ibyo bintu ntabwo ari byari binzaga ariko umva bararuze babwo ndavuga ati yego Yesu ngo wa mugore we ngira ngo ndi umugore ndi umukobwa
reka uramenye ndi umukobwa kandi n'ubwo baragutuke umuntu uzi ubugore bwanjye yandike muri comment avuga ati ubugore bw'uriya muntu ndabuzi njye ndi umukobwa nabo baragutuka ahubwo nta kiba mbiri mwagize ariko muratukana ese ko ye ubundi ko nyamara na Miki mumutuka muba mumuzizi yes abantu baratukana koko. Okay, tujye kwiganira rero. Ejo bundi hari umukobwa bita Diane sinzi umereza kuri iyo telefone iri aho ngaho nimba ari uri wiyime. Simuzi sibwo. Ura video uraza kwicisha. Ndacishamo ka video. Umukobwa yagize ati wa mubyeyi we ariko byakuryoha cyane yo nyikumvisha. Nyikumvisha pe. Biraza kuba byiza cyane. Kanyirebe. Ati wa mubyeyi we ndakwanga kanze ndebe ubwo senda muziyo ziri video zanjye dore ngiyi kiya sinkukunda sinzigera ngukunda ndakwanga nunayibura umenye ko nkwanga umva ngudwa ngo ngufitiye nkiyo wapfa ku munsi w'ikiriyo cyawe sinzigera mabo uvuze nkiyo yapfa ku munsi w'ikiriyo cyiwe ntabwo nzaba mari n'ubu ngubu ndamutse mpuye na moto hari yamugonze ukuri ko Imana ndarahiye naco ngakomeza nyine ndamwanga tubwego umwangaho Imana nyine yarambabaye shangiye ntabwo nkunda mama wanjye kubera ko mama wanjye nyine ntabwo yigize ndera ntabwo yambaye hafi ntabwo nigize nyine mbona urukundo rw'umwana ruhabwa na nyina nyine ewana nyine yaranyunze nyere kudwa ngo ko nimba umubyeyi yaragutaye no mu gihe cyo kukubona nawe kwishimire urumva nyine ntabwo wamukunda nyine ndamwanga ni nk'ibi bintu bitatu cya bino mwangiranye nyine ntabwo mukunda kuko ntabwo yigize ndera ibyo birahagije ntabwo yandeze ntabwo uri kubyumva ute rero umwana w'umukobwa ati ari kubwira mama we ngo ntagamukunda mbere ukimara kubona ino video y'umwana wese umukarasa muye angle shani nibikomere bya generation Z ibi ni bimwe mu bintu abana bari kugendana sibyo ngiye ntabwo najyaho ngo mvuge ngo mvuge ngo uwo mubyeyi ni inyangamugayo sibyo ariko nanone uyu mwana ibintu aba yavuze nyine aha wa mugani nta skills mugani nta kintu mfatamo kubera ko reka nkubwire sibyo ubashije kuganira na mama w'uyu mwana sibyo ukamuganiriza mwagikoranye sibyo ntumvisha uruhande rwe nararwumvisha wumvishe se atari umubyeyi ku mwana atari umuntu w'umubyeyi ku mwana we ariko uyu mubyeyi iyo muri kuganira we akumvisha ko ari we uri mukuri n'umwana akumvikanisha ko nawe ari mukuri hanyuma wowe ngaho wajya ku ruhande rwande wajya ku ruhande rw'umwana hari abajya ku ruhande rw'umwana bitewe ese buriya ugiye rero reka nkubwire sibyo njye ndi ku ruhande cyane impande zose nziriho ariko uyu mwana we icyo mugaya cyane nyine ni ugutinyuka agahagarara akavuga ngo ngenda kwanga nimba atihishira kutihishira kose uburyo abivuga nyine ashize amanga ushobora kuvuga ngo yarambabaje mama wanjye yarambabaje mbana n'igikomere mama wanjye yanteye sibyo ibyo ngibyo umuntu wese yabyumva ariko guhagarara ukavuga ngo ndakwanga na moto ikugongeye hariya nacaho nkagenda uri kumva icyo kintu ukuntu kingana n'ikiriyo cyawe sinzakizaho uri kumva ikintu uzi ko hari n'abantu n'umuntu none ikintu umubyeyi yagukore none ushobora ugasanga ku ruhare rw'uwo mubyeyi umubyeyi nawe afite ibikomere abana nabyo yatewe no kuba yaragize gute yarabyaye uwo mwana uri kumva hanyuma nk'aho mwashatse inzira yo gukemura ibyo bintu nk'aho mwashatse inzira yo kuganiramo wowe uri gushaka uburyo ugiye guhangana ugiye kumvikanisha ko agahinda kawe ari kuvuga ngo ndakwanga oya ikintu cyose umubyeyi wawe yaba yaragukoreye ikintu cyose uko cyaba kingana kose kure byaba bigeze hose iyo nda yarayitwaye arayibyara amezi 9 arashira arakubyara ibyo kumva ko umwana ngo ahise amujugunya akazamusiga ku ndaye kuki yamusize ku ndaye kuki atamugenga amujugunye muri toilette ubu nta bana tuzi ba nyina bajugunye mu mashyamba none wari kugusiga ku muntu indaya se si umuntu nari ngize wenda ngo yamusigiye ibikoko cyangwa yamusigiye yagiye kumuroga yajyaga kumuroga ariko ubwo se ari shuwa na nyina akabyemera ntabwo nyina bibyemera nta kintu cyane ubwo kuko uri kumva uyu mwana arashobotse nkibaza rero kuri bano
wowe ku giti cyawe uri nka mukuru w'uyu mwana w'uyu mukobwa ukaba uri mukuru w'uyu mukobwa, ni ikihe kintu cyakuzamo cyangwa se ni ikihe kintu cyaba cyarakujemo ukimara kubona uyu mukobwa ari kuvuga amagambo? hari umuhungu wigeze kuba ari kuburiminga papa we cyane, papa we yarabomoranaga hanze, noneho akajya akunda kunyere kumuburiminga akavuga ati ariko si ubwo nkawe uriya ndarika wa papa we ni iki. Naranza gutekereza ndavuga ngo you are 22 or 23 sibyo, ufite imyaka itarenze 25, uri kubona ko ako kanya umeze neza. Ufasha umuntu ufite imyaka 40, 45, 50, uri kumushyiraho amakosa bitewe n'ibintu ari gukora, kandi we mu myaka mito umubyeyi yarakureze sibyo, arakubana cyangwa se nyine umubyeyi yarakubyaye, icyo gusa reka tuvuga icyo gusa, yabashije kukubyara. None wowe urubwiwe n'iki ugeze muri situation nk'iyo uwo muntu yari arimo icyo gihe? Bazitekereza icyo kintu. Uba yageze muri situation nk'iyo mama we yari arimo icyo gihe wa mukobwa we, wari gukora iki? Kandi nawe ntabwo urasaza, urugendo ruracyari rurerure, uracyari umwana. Ejo rero ubundi nawe hari umwana uzabyara. Ese urabizi neza ko uwo mwana wowe uzabasha kumubera mama wumva wifuza ko umuntu yakakubereye? Cyangwa nawe uri kubivuga gutya ariko nawe ejo nubyara ntabwo tuzi ukuntu bizagenda. Kurya umwana se yaba mu gikomere gutya mukabyirengagiza. Hari ukuntu ugira igikomere sibyo, nawe ukagikuza. Yego. Hari ukuntu ushobora kuba ufite inkovu aho kugira ngo ugire uruhare mu gutuma iyo nkovu ikira, ahubwo ugashaka uburyo uyikuza. Hari n'abantu, hari umuntu twigeze guturana ari imfubyi, urumva none akantu kose kabaho akabara gutonganyije, ariko ngo ninde wabwiye ko ngimfubyi twese ngo tuba ngo kubera ko ngo rero ngo nafite umuntu mvugira ngo ugiye kubyitwaza. No, ntabwo umuntu wese ari bukurebe ngo amenye ko uri imfubyi, ntabwo umuntu wese ari bukurebe ngo amenye ko ufite icyo gikomere, sibyo? Kandi sinzi ko hari n'umuntu uzagukunda akagukundira ko udakunda mama wawe. Yego. Kubera ko nimba utabasha gukunda mama wawe, ikintu cyose yaba yaragukoreye, nimba utakihanganira mama wawe, nimba utababarira mama wawe, uzababarira gute umugabo mubana mu nzu? Twizanye ukuri. Igihe umukozi azaba yagukoreye ikosa, uzakura hehe umutima wo kumwihanganira? Cyangwa umuntu wese ugukoreye ikosa ahita akubwira ati na mama yarantaye? Mu kiganiro nabonye numvishe kwa Irene avuga ko yamaje kuba yababarira papa wo mubyara, ariko mama we ntago aramubabarira. Ndetse kandi no mu kiganiro akoranye n'ura mubyeyi twagerageje guhamagara umukobwa, arangije aramubwira ati wapi, ati rwose ubwo saka kanya nibwo umenye ubwo bwenge. Hanyuma rero tunibaze kuri uyu mubyeyi ubona nta kosa afite ko arabyaye umwana akamuta cyangwa se namubeshaho ubuzima bwiza mu gihe abandi ikosa rirumvikana sibyo, ikosa rirumvikana, ariko ndibaza nta muntu ushobora kubyara umwana ari muzima gutyo gusa ngo ahita amujugunya. Uri kumva? Hari situation ugeramo, urumva nawe ubwawe ukibura ukabura ubumuntu bwawe, ukabura ibyo ukunda ubibona, ukaba utakihereza ibyo kurya ukunda kandi ubikunda ubibona, sibyo? Hari umuntu ushobora kuba iyo umuntu arwaye diabete, hari umuntu arwaye diabete ugakunda byeri pe, ukajya ureba abandi bari kunywa byeri ugashira, ariko ntabwo ushobora kubinywa kubera ko urarwaye ufite ikibazo. Rero nawe ntabwo ntekereza ko yafashe umwana we ngo amwikureho, kubera ko uko byagenda kose, situation uko byagenze uko ariko kose, njyewe ndi umuntu ufite gahunda, kubera ko umuntu udashaka kukumva ntabwo yakumva. Umuntu udafite gahunda yo kugutega amatwi ntabwo icyo wakora cyose, niba muragaza hano akavuga ati ngiyewe ntabwo ndakwanga, wowe ubwawe nta kintu ushobora gukora ngo uwo muntu agire gute agukunde. Ahubwo umuntu niwe ushobora kwicara akaganiriza umutima we akavuga ati rero ibi byarabaye ibi n'ibi ABCD, ariko cururuka, emera kuganira n'uyu muntu, sibyo? No muri mariage hagati y'umugore n'umugabo bashobora gushwana, ariko kugira ngo gushwana kwabo kujye hihereza, uri kumva? Bombi ni umwe muri bo nuko aba yabyemeye akavuga ati ntabwo ushaka ko dukomeza aya makimbirane, reka tubihagarike. Rero uko byagenda kose wa mukobwa we uracyari muto, ibintu mama wawe yaciyemo, sibyo? Kugira ngo nawe abana n'agahinda byongera ko agira n'umutima wo kuba yaguhamagara kuri telefone, icyo gusa cyari gihagije ukamubabarira. Ikibi cyose yaba yaragukoreye, kubera ko nawe urenda kuba umumama shu, uzagera mu rugo urebe ibintu bibera mu rugo, uzagera mu rugo urebe ibintu umugabo akorera umugore we, uzagera mu rugo urebe ingorane z'umuryango, nawe urebe wenda wowe uvuga uti sinatuma umwana akorana igikomere nk'icyo
nk'icyo nanjye nakuranye icyo nicyo kintu cyiza wazakora kubera ko hari n'umuntu ushobora kuba yarabaye muri icyo gikomere ntatinye guta umwana we nawe sibyo wenda na mama yagize kwihangana guke ibyo yari arimo byose uko byane kose hari andi mahitamo yari gushoboka atari ukukujugunya gutyo mukaba muri kumwe mukagumana ariko icyo nizera cyo ni uko warengereye arengereye uretse n'uyu nguyu sinzi impamvu noneho tugiye gukora ikiganiro kiganisha ku ngo gusa ubundi se subizwa ariyo content yanjye niyo main content yawe ya channel yawe uyu munsi tugiye kwikoresha ikiganiro n'ubundi aka kenshi none usanga ibibazo tuba biri hano hanze byaratangiriye mu muryango bishingiye ku ngo bishingiye mu miryango ukuntu abantu babayeho reka nze nkwereke noneho nk'undi hano sinzi nimba okay ni umugabo ngo yaturutse hanze ni inkuru nanone y'ejo yiriwe hanze ku mbuga zitandukanye kandi nimba nyibona ni iki none se igiye kuzimugira ngo ra tereka kuri mikoro gutya wabibonye sina rya dore izo ngingo amagambo shetani we yimanya ko mbere ngo shetani inzu ya nyuma yizi ntabwo ari itorero baje kunsura baje gusoma ati ibitabo ariko sango musobanura iyo nkuru reka mpamagare ntaragera yewe undi hano ni iwanjye nitwa atari Patrice habaye ibibazo umugore wanjye w'Abakanada iyo nkuru ni ukuvuga ngo iyo nkuru umugore ngo yari umudiaspora ngo yabaga mu Bwongereza ashaka umugabo ashatse umugabo birangira batacyumvikanye nyine barashwana noneho umugore ahita aza mu Rwanda aje mu Rwanda asohora umugabo mu nzu ngo arara muri imitungo ngo aranamujyana amufungisha arangije umugore amaje gusohora umugabo afata uruga ruhindura isengero akazajya azana abantu bakaza gusenga wabonye ko ari kubasohora mu nzu uyu mugabo biramurenga akazajya abura nyine abura amahoro pe nubona aho ngaho mu gipangu urabona huzuyemo amamodoka ibiki mbese zari n'ingo zifashe ziza kwasengera banditseho ngo iyo umuntu yageze muri menopause none abantu benshi barabibaza kuri kino kibazo bati hagati y'uyu mugore n'uyu mugabo umuntu ushobora kuba afite ikosa yaba ari indi ari umugabo ni ukwanga umugabo baramubangamira kuko arataha agasanga urugo rwuzuyemo abantu baje gusenga kandi akeneye kuruhuka mu rugo nyine ni ahantu ho kuruhukira pa ni ahantu ho gushyira insengero shangira reka nkubwire muri rusange ikintu nizera nemera ko umugabo abagabo barakomera abagabo baragowe kabisa abagabo bafite ibibazo cyane cyane reka tuvuge ko bo mu Rwanda kubera ko nibo tubona cyane umugore ikosa yakoze n'iriye icya mbere se none se n'insengero kuba zirahatemewe kuba wahura na bagenzi bawe mugasengera mu rugo ni ikibazo gikomeye cyane yego insengero se zabaye iki twirengagiza wenda ko zanafunzwe ariko ntekereza ko ibyo bitabangamira umuntu yaza kwikomereza ibye ari iwawe ukaza ugasanga umugore wawe yatumiye abantu 15 20 baricaye bari gusenga amasaha 2 amasaha 3 wakumva umunsi umwe iminsi 2 wakumva nta kibazo ugize amahirwe akaba atagiye mu kabari byose nta kiza kirimo yaba ari uko kujya mu kabari si byiza nuko kuzana abo bantu si byiza kuko byose birabangama noneho njye ahubwo na prefera ko kugira ngo uzane abo bantu mu rugo ntacyo wagenda ukabasanga aho bari mugasendana cyangwa mugasengana akaza yasinze none se wabirenza he none se uzi umugore none uteye gutya none se uyu mugore wamuhindukiza mu buriri murebana gutya kwera avuye gusenga umugore usenga ntabwo wamuhindukiza mu buriri gutyo gusa se wumva baragiranye n'amakimbirane angana gutyo urumva ni ukuvuga ngo wahita yigira akavuga ngo agiye kwihisha mu rusengero arakijijwe ntashaka ibindi bintu yarangiza muri uko kujya muri ibyo bintu noneho ukaba ari bw'ubangamirwa birenze kubera ko waramubabaje ahita akubwira ati ngewe umugabo wanjye ni Yesu nta kintu waza umbaza umugabo mubanye ni umuntu arakenera ko muryama arakenera gute ugiye kuganira uganire n'uyu mugore ukuntu umubonye ari kurebana n'umugabo we uyu mugore ntaryamana n'umugabo we
kandi aganirije umuntu umwe muri abo basengana muri aba ngaba basengana ntabwo ashobora kukubwira ngo uri mu makosa ariko uwo mugabo wapi ahita akubwira ati ku giti cyane nabonaga uyu mugore nta kosa afite gute kuzana abantu mu rugo bakahasengera oya birabangamye ubwo byiza rero n'abashyitsi bahora mu rugo ni ikibazo kandi ikindi rega ngiye nibaza n'ikintu kiba mu gusenga wa mugani wa perezida gusenga ni byiza pe sibyo ngiye kandi nanizera ko buri muntu wese afite ukuntu yizera imana ye buri muntu afite ukuntu yakabaye avugana n'imana ye ngiye no gushaka kunyisha zano ngo unyumvishe ngo apotre runaka ngo ujya gusengera kwa apotre runaka ngo nabatijwe na apotre runaka ngo ndumva ntuje ibyo ngibyo ni bindi usanga abantu barahimbaje umuntu bakibagirwa n'imana basenga ku buryo utajya gusenya nko kwa Pastor Mutesi ku buryo umuntu oya kandi nawe tanga ingero zifatika da Pastor Mutesi wenda reka tuvuge minyoni uharaze nasengera gute reka imikosha mfite n'inyoroheye wiyongerera iyo Mutesi wenda reka tuvuge nyine umuntu ukajya kumva nyine muri we yimitsemo ko asengera kwa Rugamba cyangwa se kwa apotre minyoni ukumva nyine akavuga ati ngiye nasengera ahandi hantu simfashwa ngiye sinkubeshye mpagurutse n'ufite gahunda yo gusenga urusengero rwose nakinjiramo nasenga nkubitanye na ADPR nasenga nkubitanye n'abahamya ba Yehova nasenga nkubitanye n'abisilamu nasenga kubera ko ubundi no muri bihano retse ngo nta torero ritazavamo iki umugeni kubera ko nta gusenga nta hantu bihurira n'idini gusenga nta hantu bihurira n'ahantu wasengeye ngewe usibye umutima wanjye umenetse uri kunyemeza ko ngomba gusenga iyo niyo mpamvu yenyine igomba gutuma nsenga rero kugira aho mbangamira umuntu mubana mu nzu bwabyo byonyine kandi Bibiliya itubwira ko umugabo ari umutware w'iki w'urugo Bibiliya igutegeka kugandukira umugabo 100%. No kuvuga bundi ngewe ndamutse ngiye kwiba nkajya kwiba ku byumvire yanjye ko mbyumva numvishe iryo jambo ngo kugandukira umugabo bo ntabwo bavuga ngo mugandukire mu byiza cyangwa mu bibi bavuga kugandukira umugabo wanjye akanjyana muri diru y'amanyanga ntari mbizi iyo diru nyuma nkaza gusanga ari amanyanga wenda nkaba nanafungwa ku isi ndahanywe ndafunzwe ariko imbere y'Imana afite icyo nakireguza yego wenda ko karakanye kanyuzemo kugira ngo ninkwereke ni ibibazo biba bihari by'imiryango bitandukanye ubona ko iyo ni inkuru yasohotse ejo kuri BTN ni inkuru imeze gutyo nyine y'umugore n'umugore ubona umugore ngo yafashe uruga ruhindura urusengero abantu bakaza baza gusenga umugabo ngo mbese ngo abura ubwisanzure yego so ahubwo twigarukire kuri wa mukobwa wacu twinjire mu mikurire wenda y'umwana twinjire ubu uyu mukobwa urabona umugabo bazashaka nawe azaba afite amahoro angana gute bizaterwa n'iki nubwo n'uburyo azajya amufatamo ariko umukobwa uhagarara kuri mikoro akavuga ati mama ndakwanga banakugonze n'ikiriyo cyawe buriya reka nkubwire akanwa ni ikintu kibi cyane akanwa ni ikintu ngeze ikintu nita icyaha hari igihe nshobora gukora ikintu naryama umutima wanjye nkumva wapi aho mba nakoze icyaha mba ngomba no gushaka ukuntu mbigenza nimba ari umuntu nabangamiye nkamuvugisha nimba ari ikintu kibi nakoze nkagikora ariko uzatinya umuntu ushobora guhagarara akaba yavuga ikintu nk'icyo akaguma ameze neza wenda umuntu aba afite ibikomere pe sibyo ariko nimba ufite ibintu bikuremereye mu mutwe wikomeza kuremererwa shaka umuterapiste nicyo bamugana abanyamahanga baturusha shaka umuterapiste umuganirize umubwire ibihuri gucamo umubwire ukuntu wiyumva ubashe gukira kubera ko urarwaye sibyo nubasha gukira uzabasha no kwegera mama wawe muganire akuganirize nk'umuntu wagutanze muri ubu buzima akuganiriza akubwira icyabimuteye sibyo none nawe wamubwira agati mama uremera se ko hari ikosa nibura wakoze umujya kubwira ati nanjye nabonye isomo ibyo nakoze nabikoze kubera izi mpamvu ariko naje kubona isomo ryabyo muganire mubabarirane ubuzima bukomeze sibyo ariko nawe guhagarara hari ukumva nyine warihebye like sinzi ariko se ugeze kubwira umuntu ngo oya ejo ndabona twakoranye ikiganiro ntabwo kirasoka kuri Scale Media yacu ukaganira n'umwana w'imyaka 20 ukumva umwana yarihebye pe ubuzima bwose nta ango nimwe ashobora kureba mu buzima ngabone ko ubuzima bushobora kuba positive uri kumva umwana akakwerera akakubwira ati ngiye kuba baranteye inda n'amakosa yanjye ariko akakwerera akakubwira ati ngiye nanze igitsina gabo ku myaka 20 wanze igitsina gabo ako se babafata ku ngufu ibyo reka tubyihorere n'ibindi biganiro n'izindi topics sibyo ariko ko byagenda kose wikumva ko ugeze ahantu wange kubera ko kwanga mama wawe kwanga umuntu wakubyaye sibyo sintekereza ko ushobora hari indi etape ushobora kugeraho ukumva nyereka nkubwiza ukuri
kera nigeze kurakarira mama wanjye nyine sinabwo ngo naramwanze ndamurakarira akajya avuga ko mama ukunda nkubita ubundi uyu ni mama ni muka data niki sibyo ariko njye ko naje kugenda nkura naje kwibaza ngo iyo nza kuba ntarakubiswe zira nkoni mba ndi hehe mba meze gute kuko njya mpura n'abana bakuze badakubitwa nkahura n'abana bakuze batari kumwe wenda n'uwo mumama ngo abakanire gutyo ugasanga umwana uramubwira ati sha mama njyewe uzi ukuntu yankubitaga abwira ati nibe nawe yari aharara gukubita nkagenda mbitekerezaho ariko ikintu nakoze nagize iki naganiriye kandi mfite n'ubwo bwenge ndashaka ngiye no gukira sinshaka kurakarira umuntu mbona nzakenera ubuzima bwanjye bwose uri kumva none nza gusanga kuba yarankubisize byari ngombwa nyine niko byagombaga kugenda ntawamenyerega ibintu byose byatubayeho hahise byari ngombwa kuri umubyeyi ko asiga umwana we nta kintu kimwe umwana agomba kubihinduraho nura mubyeyi nta kintu yabihinduraho ntabwo byakunda ko asubiza igihe inyuma ngo yirerere umwana ntagire ahantu amushyira ahubwo kuba ibyo bintu byaramaze kuba wowe nk'umukobwa ejo uzabyara sibyo wowe n'iki wakora kugira ngo nibura uwo mwuka mubi uve hagati ya mama wawe kuko nicyo kintu cyonyine gikwiye kuba cyabaho yego kuba uriya mukobwa yanganye na yanga mama we ni ikosa kuba uriya Diane akanga mama we ni ikosa ariko wanga mama wawe gute mu buzima busanzwe nta sinshobora kuvuga ngo umuntu runaka ndamwanga mu buzima busanzwe ntabwo nshobora kuvuga ngo runaka ndamwanga wenda dushobora kugira ikintu dupfa nsimbashe guhuza nawe nkakapinga communication hagati yanjye nawe ugakomeza inzira zawe nkakomeza inzira zanjye ariko ntabwo bivuze ko nkwanga ejo nitugera ahantu duhurira turi kumwe n'abandi bantu benshi nzagutera pisi nimba mfitemo icupa urishaka nzarikugurira nyine nta rwango rurimo sibyo ushobora kugirana ikibazo n'umuntu ariko bihe garanti ihe igihe vuga ngo ndashaka gukira urashaka kumera neza uraherana ibyo bintu niwe uri kuvunika cyane kurusha na mama wari kuvunika kubera ko nta mubyeyi namwe ushobora kwihanganira birababaza kubona umwana wari kuvuga ngo ndakwanga wa mugore we birababaza cyane bose nta n'umwe umeze neza ariko nibura wowe nk'umwana w'umukobwa ca bugufi nawe ejo uzaba uri umubyeyi ubona bari abantu bombi bahuye byagenda bite ko ari babiri bahuye bahoberana kandi umubyeyi umwana avuga ko adakunda nyina bahoberana biri ari kuvuga nibyo kuri social media bishobora no kutaba social media akaba ariko yiyumva koko sibyo ariko hari ntekereza ko mu bantu yagiye aganira nabo nta muntu wamugira inama yo guca bugufi nta muntu wamugira inama yo kureka gufunga umutima hari igihe ushwana n'umuntu sibyo agafunga umutima kabisa ukamusobanurira ukamubwira ukuntu ibintu byagenze binumvikana akanga kukumva imbaraga zo kukumva akazibura kandi abishatse akavuga ngo reka cyangwa se nawe ntibijya bikubaho njya hari igihe bimbaho nkashwana n'umuntu akansobanurira nkajya nkomeza nkanga kubyumva kubera ko from the beginning nashyize mu mutwe wanjye ko I don't want to understand what you are telling me nkakomeza nkavuga ngo ntabwo ndi bubyumve ibyo bintu reka bikarinda birangira nyine nabandi ku ruhande najya nkavuga okay I understand bira bintu yambwiye byose nibyo he's right ararenga nari kunsaba imbabazi ubundi se kubera iki ntamubabarira ubundi wamureka tugakomeza tukaba inshuti ariko ko mu mutwe wanjye mfite izindi mpamvu zigomba gutuma njya kureye nta kintu ndibuze kumva nk'urugero wenda mfite nk'abahungu babiri bantereta sibyo mfashe umwanzuro ndavuga tumwe ngomba kumukatira nkakomezanya n'uyu uwo mwanzuro ndawufashe ngutekerezeho mfashe umwanzuro kandi uko bigomba kugenda urumva wowe wundi nafashe umwanzuro ko ngomba kukureka uri buze gukora iki kugira ngo dukomezanye nta na kimwe ibintu byose wansobanurira nafunze umutima nafunze umutwe rero nta mukobwa nimba atarigeze agira amahirwe yo guhura n'abantu bamuganiriza ngo bamwumvishe ko ashobora guca bugufi bamwumvishe ko ashobora gukira urumva nimba aje kukuganiriza ikibazo afite ugatumubwira ati mama wawe ko ari umugome mama wawe ko yagukomerekeje ibaze mama wanjye nkoze ibyo bintu sinamubabarira ugahora n'inshuti zikuganiriza gutyo gusa ariko uhuye nanjye akakuganiriza nkakumvisha ko nawe yari afite impamvu ze z'icyo gihe ariko kano kanya ni umubyeyi abaye atagukeneye sava nawe wakomeza ubuzima bwawe usibye ko ushobora no kuba atagukeneye ariko ukamubabarira ukabohoka ugakomeza ubuzima ukavuga ati ubuzima bwanjye nta mama burimo ukanamufata nk'aho yapfuye ariko ukumva urabohotse pe byose ni ibintu bishoboka rero igihe cyose tujya dushaka ukuntu icyiza cyakamira ikibi icyo dupfana kiruta icyo dupfa hanyuma ukabona uyu mukobwa Diane depression afite idashobora kuba yatuma azaniyabura n'abagabo bamushuka ngo iki n'abagabo bamushuka mugani wa Rocky
abagabo bashuka kubera icyo akamubwira ngo agenda avuge ko hari igihe uhura n'abantu batakugira inama nzima kabisa kubera ko nk'uriya mukobwa imyaka afite sibyo abantu babanye igihe amaranye icyo gikomere urumva nta muntu ugeze amubera umuntu reka mbivuge gutyo nta muntu ugeze amwicaza nyine ngo amubere umuntu cyangwa ahagarare muri uwo mwanya mama we atabayemo ariko amwumvishe ko atasimbura mama we uwo muntu ntawe wigeze ahura nawe ngewe nkunda ko umuntu wese turi kumwe anyemereye mba nshaka ko yiyumva nk'umuntu mba nshaka ko yiyumva ko ari umuntu wadanje mba nshaka ko wiyumva ko ibintu byose ari byiza kurusha uko nakumvisha ko amateka yawe agomba kuguherana ugahora wipfumbase hariya oya nk'uko uri guseka urasa neza uri umukobwa mwiza wabashije kubaho ntago wapfuye ibyo byose mama we yarabikoze yes ariko nimba ari n'umutima mubi wabimuteye yaruhiye ubusa kwaje kuvamo umukobwa mwiza usa gutyo usa rero wakabaye uboko ukamubabarira mukaganira kugira ngo nawe uzabone inkuru uganiriza abandi uri kubakomeza erega nicyo tubereyeho hano mu isi tujye kuri toilette ubuzima bukomeze no mbayeho kugira ngo ukomeze ubayeho kugira ngo nkomeze turebe ko niba sosiyete turimo urugurimo rwaba urugo rwiza ndetse nimba udashobora kubabarira mama wawe uzigisha umwana wawe gute kubabarira tubwizanye ukuri wa mugabo wawe uzashaka uwo mukobwa ubitekerezeho uwo mugore ugiye gushaka uriya mudiyane uburyo asa atazashaka nyine azashaka ariko wowe wa muhungu uri kumutereta uri kubona uwo mugore urongoye azigisha abana bawe kubabarira kandi yarahagaze akavuga ngo ngiye mama wanjye cyangwa njye byazanshimisha umunsi umwe mbabonye bicaranye barababariranye ngiye nicyo kintu cyanshimisha pe kandi nizeye ko bishoboka birashoboka cyane nicyo kintu ngiye rero nakifuza rero ikintu cyatumye uriya mukobwa ageze iyi saha atarabasha kubabarira mama we ni uko atigeze abana n'abantu bamwigisha kubabarira bamuganiriza kubabarira batuma akiri igikomere wenda abanye n'abantu bamuha amafaranga abana n'abantu bamuha ibintu abana n'abantu bamwishyurira amashuri n'ibindi simbizi byose ariko ntabwo yabanye n'abantu batuma yiyumva nk'umuntu yes kubera ko iyo ufitemo ubumuntu muri wowe ntabwo kubana neza bikugora kubabarira ntibikugora hari ibyo utinya kuvuga hari ibyo wirimita ukumva ibyo bintu ntiwabivuga sibyo ariko iyo tinyutse kuvuga ibintu byose ukavuga ati mama ndakwanga nuko nyine hari ikintu kikuri ku mutima wabuze umuntu ugufasha gusora icyo kintu kiri muri wowe yego ndibaza rero nibyo nayo ngumaje kubaza urabona iyi depression y'uyu mukobwa idashobora kuzamurenga wenda rimwe na rimwe ukuma nk'inkuru ngo ntabwo yamurenga nta nubwo yakiyahura kubera ko abanyana by'igihe kinini sibyo se nimba yarabashije gukura muri ubwo buzima uko byagenda kose ntabwo bwari ubuzima bwari bworoshye tukaba tumubona ari umukobwa usa neza kuriya umukobwa umuntu wese yareba akamwifuza ubu yabashije kubaho ni nacyo kintu yashimira Imana cya danje ariko mu gushimira Imana yamufashije kubaho gutyo agashaka umutima ubabarira kugira ngo yikomereze ubuzima amahoro kuki atanze se kanganye kuki atavuze ko yangase wenda papa wacu ufite ukuntu yamubaye hafi bitandukanye na mama we ko sintekereza ko yapfa kumubabarira gutyo gusa birumvikana ariko ntabwo ugomba kubabarira mama wawe we uzi ko njya ahantu honyine nizerera ko Imana iba hariyo mbonye umuntu atwita akabyara bitavuga ibintu nta muntu wabikora usibye Imana yonyine ushobora kurinda umuntu uri muri iyi nda rero iyo Imana yakurindiye mu nda y'uwo mumama Imana igashima ko ukurira mu nda y'uwo mumama akaba ari we ukubyara ikakurinda ugakura ukabaho ugomba kumubabarira so reka twisoreze dusoreze ahangaha ni cye kintu dusoza ndi kumva hari ikindi kintu dusigayera ikintu kindi gisigaye navuga abantu baharanire gusiga isi yawe uri hari igihe umuntu avuga ngo guharanira gusiga isi ko wayisanze ukumva ugiye guhita ujya muri Nigeria uyihindure wowe iyo nzu ubamo wowe umutima wawe abantu mubana mu gitondo saa sita nijoro abantu mubana wowe hafi yawe aho ngaho abo bantu muhorana gerageza gutuma isi yabo ibabera nziza gira uruhare mu gutuma baseka gira uruhare mu gutuma umuntu yiyumva neza yumva aryohewe yumva nyine kuba udahari apana ko mwasangiye inzoga apana ko wamuguriye inyama ahubwo kuba gufite mu buzima bwe uwo muntu yumva anyuzwe yumva atuje sibyo nimba hari umuntu ubabaye mu ubana n'umuntu mu nzu afite igikomere gutuma icyo gikomere kibarana imyaka 2 njye hari umuntu nigeze kuvura ibintu byahoraga bimuriza wenda aramuvuye nabi nabo ntibazakoresha ubwo buryo ariko bakoresha ubundi buryo waramuvuye byagenze bite ari umuntu twajyaga dukunda guhura tugasangira buri gihe yakubitamo mitsingi ebyiri agahita atangira kurira
nyuma biza kurangira mwumvishije ukuntu noneho aho hantu hari amarira yahasimbuza indi byeri ha gatatu urumva namuvuye nabi ariko naramuvuye ntabwo ya gatatu n'abansi yariraga kuko ubu yangwa ikaziye arizwa n'iki yarambwiye ndetse uri kunywa byeri yawe nawe wakinjoyinze ngo wumve ko uri kwishimira ubuzima uri kunywa byeri ugatangira gutekereza bya bintu byakubabaje bya bintu byaguteye agahinda bya bintu byatumye uhora bahurira uyu munsi kandi abo bantu bari kukuriza nta n'umwe uri hano ntawe uri kubibona nta nubwo bari bubimenye ko warize wakishimye ukishimira ko uriho ubuzima bugakomeza iyo namiza gukora abaho yishimye ubu ngubu yanywa mpaka mu gitondo uri muganga w'inuza ngende naramuvuye umva so reka ngushimire rero wakoze cyane abantu mugene mukore subscribe kuri Skill Media yacu very soon ngo araje abahereze content tumeze neza tumeze gutya sasa urakoze ariko uyu munsi ntibanuke ntabwo gutukana cyane ako nibashaka se ko nabonye aricyo kintu babashoboye ariko mukunda amatiku we naye ngiye kuzajya mvuga si amatiku muba mushaka nibwo umuntu mutuka nibwo umuntu mubona icyo mumuvugaho kandi urayashoboye gusa abonye ntayashoboye wowe umunyamatiku sha ntayashoboye ibintu byose buryo umuntu abyize yabishobora sibyo ariko nanone reka mvuge ikintu gito cya nyuma kuri Miki sibyo gito na bagenzi be bano baza bakicara bakavuga ngo twebwe ngo nibe natwe ngo turi abafiyemeri muri kwirata ikintu mutakabaye mwirata nta muntu wabaje kuba abafiyemeri turanabibubahira kuko muri ababyeyi ntabwo muri abafiyemeri muri ababyeyi uri mama runaka uri mama w'umuntu reka tukubahira icyo ngicyo na sosiyete ikubahira icyo ngicyo hanyuma ibindi uba ufite abantu benshi bakureberera uba ufite abantu benshi bagukurikirana sibyo reka kumvisha abo bantu ko kuba umufiyemeri nta kintu bitwaye reka kumvisha abo bantu ko kujya muri izo ngeso ukaba watwara inda ukiri umwana nta kintu bitwaye kubera ko Miki ufite abantu benshi bagukunda pe njye naratunguwe nabonye akunzwe cyane birenze uko n'undi muntu yabitekereza arakunzwe cyane afite abantu benshi bamukurikirana hari umwana ubura ahantu mu cyaro umwana wibereye iyo ngiyo za Nyagatare za Rwemashahe mu cyaro udafite ibintu byinshi azi ariko akaba azi Miki na Aga azi Miki na Regis akaba bikurikirana yareba Miki akabona ameze neza uyu munsi araba ari kumwe na Regis ejo ari kumwe na Aga ejo azaba yamutaye ari kumwe na runaka uwo mwana akavuga ati sha buno buzima Miki yarabyaye ariko nubwo yabyaye kunasigaye asa neza yarabyibushye n'umusitari uwo mwana ejo kuba yatwara inda ntabwo yabitekerezaho kabiri ntabwo azajya kuryamana n'umuhungu ngo abihereze umwanya ngo atinye agira ubwoba kandi azi ko hari abantu babyaye babayeho neza kandi natwe turi kubyara abakobwa reka nakubajije ngo mbere yuko wumva ko bayi proud y'ibintu urimo byose banza umenye ngo ariko ubundi wowe wibwiza ukuri n'umutima wawe utekereza uvuge ubundi ko nabyaye muri izi nzira buri uyu mwana wanjye abaye izo nzira nawe azabyaramo ndishimye ndanyuzwe imyaka nabyariyeho ariyo umukobwa wanjye abyariyeho ndanyuzwe numara kumva unyuzwe ubundi uzakomeza ubyamamaza ese ubu ntuze Sanisa umufiyemeri si umufiyemeri wari bwumve mu bintu yirata aririmba icyo kintu kibamo saho avuga ati azashaka umugabo mwirinde sizo nyigisha bari gutanga guhereza abantu nawe ntabwo ajya abasha kuba prouding avuge ngo ngiye naryamanye n'umuntu ntwarinda aravuga ati ngiye natwitiye muri piscine sibyo kandi siko kuri ariko navuga icyo kintu ngo yatwitiye muri piscine umwana azatwita kujya muri piscine azatinya kujya muri piscine uko yiboneye kurushka azatinya kurushka azajya ku mugabo gutyo gusa arabizi ko umugabo si ikintu cyiza ikiva mu mugabo si ikintu cyiza ko arabivuga akavuga ati uwo mugabo yanteye igikomere iyo cyo cyo kintu wakabaye uganiriza abantu umwana wawe ameze neza turi kumubona umwana wa Sani turamubona ni inkumi nziza sibyo ariko wiyo proud yo kuba nguri umusingo mamu ngo wumve ko wabwira abantu bose uzukandagira abantu ku mutwe ngo uri singo mamu ngo umuntu utarabyara ngo yakuyemo inda wowe kuye kuri umusingo mamu tugushyira hari hejuru no turakubahira kuri umubyeyi turaha umwana wabyaye turanamukunda turabakunda mwese ariko wiza gufata abana bari hariya hepfo bagukurikirana umunsi ku wundi ngo utume bagendera mu nzira nk'iyo wanyuzemo kandi nta kiza kirimo urakoze sawa urakoze cyane Imana iguhe umugisha gahunda ko ari umuntu ushaka kugira kukwivugishiriza nimero ya telefone ujye uyitanga 078 902 452 isubiremo 078 902 450 kabiri urakoze cyane iba kuri WhatsApp ni nayo nkoresha kuri call cyane ariko akenshi kwandika kuri WhatsApp nibyo byiza kurusha kwa abagabo mufite yerekwa muri tambutse yego abagabo bafite yerekwa bari tambutse yere bashaka abana bireke mu byo nyine umugabo ntarimo yego ntari fite atambutse ariko rwose ntabwo biri mu bintu binyirukanze ndacyari umwana cyane umugore ndakirinze oya ngomba kuzashaka umugabo naho umugabo azanshaka
Ese ngo ni system se umuhungu. Sawa urakoze. urakoze